zavuga ngo ubwenegihugu kibushingiye ku nshusho muri Uganda, Tanzania ndetse n'ahandi hakaba nyine hagiye hari ubwoko bw'abavuga ikinyarwanda bitewe n'amateka tugiye kumva imbere. Bamwe rero mu bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abakongomani bakaba barameneshejwe kuva kera, nawe ukaba warakuze wumva abitwa abanyamurenge ubwo wiganye nabo ndetse ushobora kuba unabazi n'ubu rero. Ariko nanone kuva wakura ukaba utarumva Kongo yagize amahoro cyangwa se itarimo intambara, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ibindi. Ibyo byose rero bituruka kuba hari bamwe batoneshwa, bamwe bakaba bashyirwa kwibere, bakaba bashyirwa ku mirimo ya leta, ariko hakaba hari n'abandi batemerewe bitewe n'amateka nyine tugiye kuba twumva imbere. Amateka n'ibindi byose rero tugiye kuba twumva Honorable Maître Moise Munyarugabo mu kiganiro kigufi yagiranye n'umunyamakuru Scovia Mutesi, akaba baganiriye byinshi bijyanye n'amateka y'ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko bakuriye muri Kongo ndetse bavukiye muri Kongo, bakaba baramenyeshejwe igihe kitari gitoya bitewe n'ururimi rwabo. Nk'uko tubizi n'ibisanzwe kubera ko nko muri Uganda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse rwaje no kwemerwa nteko nshinga amategeko, bararitora bemera ko ari ururimi rugomba gukoreshwa mu gihugu cy'Ubugande ndetse na Tanzania. Hari ubwoko bwinshi buvuga ururimi rw'ikinyarwanda nyamara ari abatanzania. Ibyo rero n'amateka menshi tugiye kuba twakumva imbere, dusobanukirwe wese umunyamurenge yavuye he, inkomoko yabyo, ndetse twumve byinshi byimbitse byo kuba ari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ngubu akaba ari byo uyu umutwe cyangwa se iri huriro AFCM 23 bari kurwanira kwishyira kwizana byabo bantu n'inkomoko yabo ndetse nimenye byinshi kuri bo. Wowe nujye kure, njye ni Mupinga John Peter Sef Gakuba, ingi ni Mupinga Empire. Ukunze rero ibyo dukora ubanze ukande subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi kundi byinshi tuzajya tubagezeho amateka ndetse n'ibiganiro bya politiki ndetse n'iby'imyidagaduro. Ntukajye kure, ujye ubana natwe ku munsi ku wundi. Maître Honorable Nyarugabo, uyu munsi uri muri Kongo, wabaye umudepite, umusenateri nk'uko wabitubwiye utangira. Izi ntambara zakomotse ku cy'ubusanzwe? Iyo ntambara nayibayemo n'abanye na Laurent Désiré Kabila, banyira bayazana nibo kureba icyo kibazo cy'abatutsi cy'abarwandofone n'ubukongomani bwabo. Ese ukiraho mu by'ukuri usibye kuba babareba, niki gituma ndimoko abona muri ikibazo guhera kuri ubwo butegetsi bwa kera kugeza n'uyu munsi? Ibyagiye byiyongera bikomeza ibibazo bihorerana nuko hari intambara yo mu Rwanda yo muri 1990. Iyo ntambara imaze gutangira, umusore wese wacagaha baramufataga bakamufunga ngo ni umusirikare wa FPR, bakumva ko nabo bashobora kuja gufasha FPR kandi baragiye pe. So noneho rero intambara irangiye, jenoside iraba mu Rwanda. Jenoside ibaye mu Rwanda, abanyarwanda benshi bahungira muri Kongo. Leta yose n'ingabo zose n'ibifaru n'imbari n'indege na banke niki baza hangaha ahaturi, baza noneho baza muri Kongo. Muri Kongo abakoze jenoside na leta yabo n'abandi baturage babiyumvagamo, dore bari barahirya ahangaha imugunga niyo hari inkambi nini, ariko n'izindi ahangaha uko umupaka uzamuka no muri Sud Kivu niko byari bimeze. Bageze muri Kongo habaye ibintu bibiri. Umututsi wese wabonekaga yari umwanzi wabo, yari FPR, yagombaga kwicwa. Ariko na leta yacu babandi baba genocidaire babonaga umututsi wese akabona n'umuntu ugomba kwicwa kuko ngo ni FPR, arasana na FPR, arasana abatutsi basigaye mu Rwanda. Ariko leta yacu aho yogahagaze ya Kongo, aho yogahagaze ngo ivuga ati intambara y'iwanyu muyigumiza iwanyu, aba ni abantu banje, leta irabihorera ahubwo irabafasha.
uko niko rero uwo ni Mobutu. uwo ni kubwa Mobutu aho ni 94 na 5 ukomeza aho niho habaye kubisikanya rero abatutsi b'abanyekongo nicyo gihe bahunze igihugu bahunga babandi b'abajenosideri bavuye mu Rwanda bahungira mu Rwanda nicyo gihe Masisi yasenyutse nicyo gihe Rucuru yasenyutse abatutsi bose bari hano ntako bari kubaho babicanye bavuye mu Rwanda barahanga nizere ku munsi umwe hazaba ubutegetsi buzavuga ngo ubwene gihugu tibushingiye ku nshusho tibushingiye ku ibara ry'uruhu tibishingiye ku uko umutwe uresha uko amazuru areshya uko amatama angana ko bidashingiye ku uko umuntu aremye ariko bishingiye kuri histoire ku kahise ku mavuko y'umuntu aho yavukiye aho yakuriye imyaka amaze mu gihugu nuko amategeko avuga ku bwene gihugu umunsi ubutegetsi hazaboneka ubutegetsi bwemeza abanyekongo bose ko umuntu uko asa kose nimba akwije ibyangombwa by'amategeko ku bwene gihugu n'umwene gihugu unganya droit n'abandi ibibazo bizarangira narimbuze rero ko byatangiye kera icyo mbanza kuvuga cya mbere nuko nemeza ko abanyamurenge n'abatutsi mu Nord Kivu ndetse n'abahutu mu Nord Kivu ndetse n'abantu bavuga ikinyarwanda bo muri Kalehe n'abakongomani b'inkomoko ibyo amategeko ya Kongo yita Congolais d'origine amategeko ya mbere yavugaga ko ya kera umukongomani w'inkomoko wari muri Kongo cyangwa se ababyeyi be bari muri Kongo mu 1885 igihe bashize imipaka kuri Afrika igihe cya conference ya Berlin nyuma babyaje guhinduka aho intambara zibereye barabyoroshya ubu nyine umukongomani w'inkomoko wari muri Kongo cyangwa se nukomoka mu bwoko bwari muri Kongo igihe Kongo yabanye ubwigenge muri 60 igihumbi 1960 urebye ayo mategeko rero abanyamurenge abanditsi bose uretse wenda yari ababembe banditsi cyangwa bapfurero abo dusa n'abahanganye bose cyane cyane abanditse mbere yuko ibibazo by'ubwene gihugu biba bavuga ko abanyamurenge bambutse Rusizi mu 1770